guhari byinshi bigutaca abantu benshi babona gusa amasabone byose iyo mfite harukonde kubuvuga neza byo ngo simbihakanye bitumye mpagacira ijambo riva mu ijwi ryawe. Mwaramutse neza nshuti bakunzi bawune Empire. Anga turi ku Kabeza. Ikiganiro ni Street What. Muri kumwe nanjye Senyenge, the village boy of the city dream. Anga twaje tugetwa kumwe dusanzwe tugenda tujya kubashakira impano ziye zitandukanye. Twahuye n'umuhungu hano uzi kuririmba. Tukana n'umuhungu uzi kuririmba umeze fresh neza cyane. Brother bimeze bite se? Bimeze bite papa waje? Bimeze fresh. Santere kabisa. Ndagufasha nari bimeze fresh se? Bro bimeze fresh urebye. Ariko nawe urebye ubu kubona ko ari fresh. Uko nuko nyine nayendi nkibuka mu kazi tw'ukuntu tu. Bakwita nde se man? Nje banyita Kadubizo nkaba mfite genge yitwa Kadubigenge tu. Bakwita nde? Kadubizo. 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 Nkaba nturuka muri genge yitwa Kadubigenge. Kadubigenge Kabeza nyine. Iyo muri Kabeza. Hano mfite genge yitwa gute? Ni Kadubigenge niki. Iyo genge yawe ikora iki? Ni y'ubuhanzi urebye. Ni y'ubuhanzi. Kadubigenge bari hese. Mutari kumwe. Kadubigenge bagiye guhiga maramuka subizi se ku nusozi iminsi zigize fo. Ntago biba byoroshye. Ntago biba byoroshye bari kwa kundi nyine guciringa kugira ubone ikintu cyo gukora ryabari bya bindi nyine bakiwaki nawe ubyumva. Ntago biba byoroshye. None se muri Kadubigenge mukora ibiki? Muri Kadubigenge twe turi kwizamura kugira tuzaba abahanzi ariko tunari n'ababyinnyi tu. N'ababyinnyi. None se arya wambwiye ngo witwa wewe nde? Kadubitsi. Uri Kadubitsi. Ukaba uva mu itsinda ryitwa Kadubigenge. Kadubigenge. Rikorera hehe? Rikorera muri Kabeza hino. Ni muye murenge? N'uwo Arambura. Akarere. Akarere ni Nyabihu subizi se? Ni Nyabihu. Muye ntara. Ni y'uburengerazuba kereka niba mvuze nabi kuri mikrofone ariko njyewe ndi kubyumva neza tu. None se kankubaza akabazo gatoya. Umurenge wa Aramburana imbibi n'uye murenge? Uhana umubi mbese ongera nsubirira amatwi mve gato. Ndakubashije ngo umurenge wa Arambura. Uhana imbibi n'uye murenge? Uhana n'imbibi n'umurenge no wa Gisenyi n'uwa Muringa. Umurenge wa Gisenyi? Umurenge wa Gisenyi uri hehe? Uri hirya gucya mari nawe ubwo urahazi ndi umuturarwanda ntago nabiyoberwa. Rasuru kuba nabiyoberwa ndi umuturarwanda. None se Kadubitsi? Yo. Nongere nkubaza kandi kabazo gatoya. Ndagusubiza. Urahita unsubiza? Uri tayari? Ndahita ngusubiza vuba nabwo vuba. Iyo bavuze ngo birete na bini na bimu ibyo bintu bitandukanira he? Ariko broski uretse gato nanjye nkubaza sibyo? Twavuganye uko utarambaza ibibazo nk'ibyo rwose. Ndakubaza bimeze gute? Ibyo byo ntago nabishobora pe. Ahubwo umbwira ibintu nawe wasubiza. Nanjye nasubiza. Ibyo ntago uri kumva nabishobora se? Njye urebye ntago nize nyine naba nyine bara. Ntago wize nkabo. Ntago bimeze kimwe. Ntago tumeze kimwe ariko wowe ushobora kuba warize kuko nyine hari ukuntu ndi kubibona ariko njye ntago nize pe. None se Kadubitsi? Yo. Wambwiye ngo uri umuhanzi ariko ngo sikuririmba. Ngaho bidukorera ari imbere ya kamera turebe ngo bimeze bite? Ndafata mikrofone. Ntacyo bitwaye. Yo people hola Kadubi. Guhari byinshi bigutaca abantu benshi babona gusa amasabone byose iyo mfite harukonde kubuvuga neza byo ngo simbihakanye bitumye mpagacira ijambo riva mu ijwi ryawe. Zaharanira no kudatari ngo igihango nagiranye na mama umunsi agira umfa guhaya akana kanjye gato nkunda nuhemuka mwana buza unkoze mu nda ndarahira yuko ntagutsuza kure y'inturgunda n'izuba ryava niyo bagera gute kuko nga naho byava. Hola the people aka Kadubizo. Turuka muri Kadubigenge. None se Kadubitsi? Yo. Indirimbo ni yawe? Yego. Izo nizo nzi kuririmba. Nizo nzi kuririmba? Hari nizo utazi kuririmba se? Ni nyinshi ni ibihumbi n'ibihumbi agize nazi kuririmba. Iyo niyo uzi kuririmba? Hari izindi. Iyo ni ya genge yawe si yo ndirimbo cyane yawe gusa? Ni ya genge. Ni ya genge? Ni ya kaki? Ni genge yitwa gute? Ni ya Kadubigenge. Kadubigenge? Iyo ndirimbo ni yawe?
iyo ni yacu mbese y'amagenge nyine y'abayizi. none se Kadubigenge Kadubitsi Ni Kadubitsi. Kadubitsi Genge njye ni Kadubigenge. Kadubitsi kankubaza kandi kabazo gatoya. Amazi ashyushye n'amazi y'akazuyaze ibyo bintu bitandukanira he? Amazi ashushe andi ni akazuyaze bitandukana kumwe akazuyaze ariko yose abashushe da yose kuko aba yaciye ahantu hamwe kugira bakazuyaze nose ntago twavuga ngo amazi ashushe n'ay'akazuyaze. None bitandukanira he nyine byose se ni kimwe? Oya ntago ari kimwe nuko ashushe nyine arashushe akazuyaze na akazuyaze. Akazuyaze kaba kameze gate? Nyine abadashushe cyane ameze ntago abahoze ntago abashushe hari abarumwe hagati abarimo hagati abari senkani kuri senkani. Senkani kuri senkani amazi ashyushye ageze kuri senkani yabaye akazuyaze. Amazi hoya amazi ashushe n'ay'akazuyaze nyine aba yavuyeho akaba make cyangwa akaba menshi ariko nyine amazi ashushe nyine urukumva ko atameze nka y'akazuyaze. None se Kadubitsi kankubaza akabazo kandi gatoya. Ndabumva banyakubaho. Iyo bavuze ngo RDB wumva ari nk'iki? Ni nk'ikigo cy'itangazamakuru. Ikigo cy'itangazamakuru cyitwa iki? Ni RDB. Cyitwa RDB. Imbuto Foundation ese urazizi? Aho urankomye we. Imbuto Foundation ariko aho urankomye ndasi. Simbona wambaye agapira k'Imbuto Foundation. Aka ni aka sister yamaye niwe wakambaraga. Aka ni aka sister rwose nawe nuko atari harayaye babwira ko ari sister wakamaye. Ni uzi ibintu by'Imbuto Foundation? Niwe wakamaye ntago nzi ukuntu izo Mbuto Foundation nta nubwo nari naragasomyeho. Dore byanditse hano. Imbuto Foundation iyi ngoko Imbuto Foundation nahise mbibona. Kadubitsi kankubaza kandi RDF urayizi? RDF bivuze iki mu magambo arambuye? RDF usibye ko ntazi ikintu wene ikintu nzi nuko RDF ari ingabo z'u Rwanda ziturinda. Nicyo uzi gusa? Nicyo nzi gusa. Amagambo arambuye se? Ntago amagambo arambuye ntago nizi bisigo rwose nuko mbabarira. None se Kadubitsi tubwire green card wumva yaba ari nk'iki? Green card aho urankomye. Green card aho urankomye ntago ndi gushona tu. Ntago uri gushona ibyari byo. Green card ntago uzi icyari cyo. Wumva ari nk'iki se? Green card mvuge ngo ni intuza ngo ubu mvuge ngo wenda ngo ni batiri ya y'iraboro ntuza kamera se cyangwa tubibaze kameramani tubimubaze ngo batiri y'iki? Batiri ya ntuza ya kamera. Urumva ya batiri ya kamera yaba ari iki? Green card ariko kereka niba uramfasha tukabibaza kameramani yuko ariko yitwa batiri ya ntuza ya kamera. Urumva batiri ya kamera yitwa gute? Green card njyewe niko mbyumva. Urumva ko ari batiri ya kamera. Ariko njyewe ndi kukubaza ngo wamfasha tukabaza kameramani koko batiri yayo ari green card koko nawe nibeshe. Nese uri kubyumva gute? Oya uko ari kubyumva nuko ariko nabaza. Uri kumva ko ari batiri ya kamera? Nta kibazo. Niba ari kubyumva. Niko mbyumva. Kadubitsi Yes sir. Padiri uramuzi? Padiri uramuzi? Padiri wumva ari umuntu umeze gute? Padiri numva ari umuntu wigisha abaturage nyine ibintu bijyanye n'Imana. Ibintu bijyanye n'Imana? Umuntu yigisha abaturage ibintu bijyanye n'Imana wese ni padiri? Oya hari faratiri hakaba n'umukuru w'umuryango n'uwo mujyabanya mbese nyine ni hari n'ababikira. None se padiri mu cyongereza wambwira ko byitwa gute? Aho urankomye ntago neza. Ntago uzi padiri mu cyongereza? Kigoroba no ku ishuri barankubitaga ngo nizi kigoroba. Baguha kangahe? Uba 15 buze. Abanyeshuri bangahe? 30 barenga bose. Akenshi usanga umuntu akunda kugira umwanya uruta amanota. Ugase wagiraga amanota angahe? 12 rwose ni 12 ntago narenzaga. Ubu nageraga mu rugo kubera baba bazi ko ndi umuswa. Ego ko naba mfite 12 bakansingiza. 12 ukajya wimuka se?
narimukaga ariko nyine wari wagira ngo nahaye mama ariko nari narize mani na nubu ariko narize. Nese Kadubitsi harya wambwiye ngo ufite impano? Mfite impano yo kuririmba mani. Impano yo kuririmba? Wamenye ryari ko ufite impano yo kuririmba? Umunsi ntangira kuririmba indirimbo namenye ko nje mfite impano yo kuririmba. Ukunda uye muhanzi? Nkunda Bushi, ngakunda Mukadafu, ngakunda na Papa Cyangwe. Ari indirimbo ya Bushi uzise? Ngaho nkubitiraho gato twumve. Uramfashe mikrofone si cyane yegufasha. Icyo ushaka nta ribi. Yes sir. Hola, aka Katubizo. Yes we. Ni kuri kamera besa turareba. Ni kuri kamera. Babarire kuba nari ngutengushe. Nta ribi. Ngo wica bwitwe Jean Davis hafewe ntege iminsi ibyisi abisi wasiwe sini mubi niyo bawushira mukuri ubwanga bwanjye bukaba amashuri ndakubwiza ukuri sindi seki ibintu ukuri ikibitera n'icyo kiba impamvu birasasebere ku muryango burahinduka umurambo. Ese maso wabonye ibiki umuntu utabasha kuvuga akagufata nk'akajuga. Ese ubundi uraruhira iki? Bundi wabonye ibiki kandi ejo uzapfa ukanabisiga bikanaribwa. Hola aka Kadubiso kaba turi muri Kabeza muri genge nyine nabavyo muri Kadubigenge aho ngaho. Arasi itsinda rya Kadubigenge mukorera he nihe muhurira? Duhurira nyine muri Kabeza. Muri Kabeza nini kandi ukubona ko nari nziza. Naratuje. Twaje munsi y'igiti na hano twanaganira nkuko naho turi kwaganira. None Kadubigenge ubundi nyine iyo muhuye muganira ibiki? Tuganira ibintu bijyanye n'ubuhanzi. Nta bandi bantu bafite ziri impano zitari ubuhanzi gusa muri Kadubigenge? Muri Kadubigenge se ubutahari muzasanga twabikurikiranye. Muhari mwese? Haryari? Umunsi wewe ushaka wovuga umunsi ushaka wowe. Hejo nje nababona. Nako nkubwiye ngo igihe ushakira nushaka uvuge ngo namukanya ndaza. None se Kadubitsi kankubaza kandi kabazo gato tujya turi kugana ku musozo. Ndagusubiza. Kokombure na kokonati bitandukanira he? Kokombure na kokonati nyine imwe ni kokombure indi ni kokonati. Kokonati nyine ubwo wasanga ari kokombure. Sumvuga ngo ni igihaza ariko ni igihaza. Iki? Igihaza ni igihaza nyine ari ukuntu kera kiba kimeze nk'uruhaza nyine tu. Nk'uruhaza. Ariko ruba rumeze nk'uruntu rw'urujumba ariko niyo kokombure. Uruntu rumeze nk'uruhaza rwitwa ngo iki? Kokombure. Ariko uri kumvaga manga. Kokombure urambwiye ngo ni iki? Kokombure nyine ni oya kokombure nawe utambajije kokombure ni iki? Nyine ahubwo nsubiza. Sibyo kuko ari ikiribwa ariko nyine kokombure nta kindi kintu nta rindi zini. Naho kokonati? Kokonati ni nk'igiti nyine cyangwa akaba ari nk'icunga nyine muri rusange. Ari nk'icunga? Nuko mbyumva. Watermelon se urayizi? Watermelon nayo ndayizi. Yumva imeze gute? Sibyo kubibona babitatse ahantu nge simbirya sinje igihaza kibisi. Rwose. Igihaza kibisi ni ikihe? Ni iki? Ngo uvuze ngo watermelon sikuvuze iki? Mvuze ngo iki? Watermelon. Mvuze watermelon. Watermelon. Uyize broski umva ngubwire sibyo. Hari nk'ukuntu nk'umupeti yagutukaga kera. Ngo ufite urutwe nk'ugwa watermelon niho misa nyibuka ntago narenyize. Nta nubwo azi kuntu. None se watermelon ni umutwe? Oya niko umuntu ahitaga gutuka. Ngo ufite urutwe ari nku ubwo kumva kubwiye ngo iki? Oya ubwo nararakaraga nkumva arantutse. Abaye ngo ufite watermelon ku mutwe? Ariko nyine bwe ntago nari mbisobanukiwe. Ubwo nabimenye ubwo rabimbwira. Kadubitsi tugana ku musozo. Ndashaka kugira ngo ugire ikintu ubwira abantu badukurikiye. Ikintu nabwira abantu badukurikiye nuko muri Kadubigenge hari abahanzi bakaba mbese nyine bari hasi tu nta muntu bazi usibye kubabona ngo ni ingegera ni mayibobo nta kintu bashoboye n'iki. Ese muri bangahe? Urebye turi bane.
ariko nyine story yatangiriye i Musanze nyine nawe urabizi nyine strago z'iminsi aba ari ukwirukanka ariko nta muntu ububizi usibye kubona umuntu ngo uyu muntu nuko tuzi ko atuye aha naha ariko ni Kadubigenge nyine n'iki kwaje ariko Kadubitsi wigeze kumbwira ngo hari ukuntu wigeze gukinana na ba Danizo Danizo mwakinanye ibiki mwakoranye ibiki Danizo twakinanye comedy muri make twakinanye comedy njyewe nyine narindi w'umupeti njyewe nyine mbahereza iki ibikoresho bari gukina ariko n'umupeti bita Ntuza bikabyo nawe twarakinanye njyewe twakinye ndi muzehe mfite nambaye ikigofero kuri YouTube nawe wabikora ukabikurikirana muye comedy yitwa gute yitwa umuntu indaya yitwa indaya umugabo w'indaya kuri YouTube bagende barebe iyo comedy no kuri channel ya Natani yanditseho Natani hariho n'indi comedy nasohoye ndi kuvugana na Papa Cyangwe nabyo wabikora ukabireba size ngize Papa Cyangwe muri kuvugana ibiki ngiye nayo ndi kumubwira ati Papa Cyangwe kuko nayo ndi mu gasyatano bita mu gasyata kumubwira ati Papa Cyangwe rero uri mu gasyata ka Kigali nanjye ndi mu gasyata ka Musanze tuzahurira he ko twese ka Musanze ni hehe Nyakinama se ntago hazi wowe Nyakinama gasyata ka Musanze niho hari agasyata niho uri na Papa Cyangwe aho ngaho niho narindi kandi nitwa Papa Cyangwe Papa Cyangwe we ari mu ka Kigali no kuvuga ngo uri mu gasyata ka Musanze Papa Cyangwe uri Papa Cyangwe mu gasyata ka Musanze wowe njyewe Kadubitsi uri Papa Cyangwe uwo mu gasyata ka Musanze undi akaba Papa Cyangwe wo mu gasyata ka Kigali naho nuko bimeze mu gusoza rero turashaka kugira ngo abantu rero buze kubona ikiganiro cyawe uyu munsi ugira ikintu nyine ubabwira ikintu nababwira nyine arega nongeye kubikubwira mwenda nk'umuntu ushobora kumbona guca ashobora kuvuga ati ubwo ni wafashe mikrofone ubwo ari kumva ari hejuru ariko ibi ndabizi mene ngiye nagiye no muri studio ariko nyine njyewe ntago banzi ukuntu ndi ndi umuhanzi ariko ntawamenya ariko nyine ari nk'utuntu tw'uduceri tubonetse umuntu yahita abikurikirana ruzungu nyine murakoze n'icyo nashakaga kubabwira Kadubitsi urakoze cyane nabirenze papa wawe turagushimiye nawe nashimiye nkuko mwayibonaga hano ni kuri Wune Empire twari turi kumwe n'umusore witwa Kadubitsi uba muri Kadubigenge ni muri Kabeza mu murenge wa Rambura mu karere ka Nyabihu ntibagire gukora subscribe share na like na comment. This is Street What, laugh and talk. Murakoze.